akagombanzwa ari we ariko Fiyete mwana wanje ko kuracyaryamye kandi uzi ko wiga inyanza kure wambabariye ko kukabyuka ugakaraba ukitunganya ukajya ku ishuri mwana wanje urakoze kandi daforo zagira nawe dore ngiye kujya kuvoma urabona kujya kwiriba ni kure byuka nawe ucumba ubugari bw'imyumbati nibwo bushavuba ubundi ajye ku ishuri arimo nanjye ngiye kuzana amazi ni nkaho mvugiye ninda ndaje ngiye kuzimagararaje serengere yanjye nayo ninda ndabanguka rwose ndabanguka Ntamwete sawa ndori ndabona usa rugiye kuvoma ngiye kuvoma harakurira robine harahijya nta kibazo madanga salama ni meza none se wakugura itire kigaje ntiwayiba yo vraiment d'accord wabukoze cyane dore ni icyata gusa wabungiriye neza madanga ari we nta kintu ari bugure sireri urumva icupa nari bura rimwe tuyendagura agacupa kamwe nago ndi bukagura sawa mugiye kunyikira icyata kiri cyaya masaha Genda ugurira ikigage byo kuvoma nushaka ubugiye. Ndakonyeka numva nahita nyifasha hariya ni ubundi ndabanyitora ni mugoroba. Ariko nashidika ni ibite byayo. Ndashaka ikinyo cy'umwana. Hano uje 80 ni sawa yes nta mbasanga munyu kiri cyata wanje hako numushute nimuje kushute aha naye ko ngenda ngaburanda nirahinganze bemera rwose bahe gace ndayitwikaye ni karibu namwe ari kare amazi mbona ari makeya byagenze gute amazi ni makeya ni yarimo yonyine nakundi urategereza nyine abari y'ubuvoma noneho ndabona rero no mazi natarinda reka mbe nyisizeho nge kwinywa kagacupa babajyama banyemereye ndabanza kuyatora nta kibazo urasanga yuzuye ndagaruka ya kwiga sogonderi ibintu bikaba byirirwa byandagaye hanze ntabijyane mu nzu Manu siko kano kabari nge ntari nkazi wa kano kabari zikundari keza kano kabari uraza ukicara mu gikari ukamera byeri yawe utuje ukayiminira nta kibazo kabisa ubundi kunywa mu gikari bituma nta nakavuyo kandi na byeri uyinywa neza utuje ariko mwabagabo mwaje mushuta muvuga ngo muje kunywa ibidage aho kumwe muje mwitereke amabyeri nanjye murami yanjye rero byeri nayizanye rwose baguye n'izindi bintu biriho wimwereye bazanye izindi nzoga tutinywera
ko numva afite icyata cyisi cyane ahangaha ukaba nk'umuntu wa serivisi kuko nifitiye icyata do mu muhogo unagaye ibintu biriho nibaguhe w'inywera ntamwe abumva shaka n'izindi nibaguhe mw'inzoga kabisa nta kibazo ariko ubundi ntamwe ibido warajye kuva mu wundi wayisize ibido nayisize tiriba nisize tiriba isidara yivona niriwuzura irararuta mwe zaragafunguza njye kwifungira amazi y'abandi atazagufungisha atazagufunga batazafunda se nimureba sa ndaba namenese usabe amenye zaragafunguza njye kwifungira ngoka itifunduza ifunduza nzidu ziza njye kwifungira amazi ndeba nduhe agafundudo uje gufundura uje kuyafunza zaragafunguza njye kwifungira reka nde naduhe agafundudo tabe yenda mureba sa aratota ariko ni biki bigwesha twongeye twanyweye aya mafaranga nagagomba kuva baguhe icyeti imwe nawe baguhe icyeti sibumva nawe nyiratabara baguhe ufate nawe icyeti papa wawe ntaragaruka ubu se yaheze yasize ambwiye ngo nteke ubugari none bwarinze kuzana ikoti ubu se yaheze ese mama papa wowe uramwiriye nese ko yahezeho kandi azi kuri bujye kwiga ubu biragenda bite cyangwa bamushimutiye mu nzira ko bamubonye agurisha inkubwo ntibamufatiye mu nzira simbizi urimo urakererwa kujya kwiga rero reka njye kureba mu ipataro yari yambaye ndebe ko arimo ye baba we ya mafaranga ndayabuze cyangwa yajyanye muri ya pataro yari yambaye ejo ngwiki gwese ushatse kuvuga ko ntari bijye kwiga sinzi nanjye uko yabitekereje nese kubona yanze kuza kandi amafaranga nkabanyabuze yayajyanye ubwo se ndajya kwiga bigenze turajya kumureba turebe ko batayamwakiye mu nzira ntabwo bishobora gukunda reka ariko ko aho nayashize ye nyamwete ushobora kuba naranayariye urumva hapfu wavute n'ubundi ni hahandi hawe reba umwana yabuze uko ajya kwiga ariga se seminari arira katorotome nyumva nanjye sinigeze niga sibyo mbuze kuva ngo rongerere zafate cyangwa habarirutse ariko siyo nkubaza amafaranga wayashyize ukambwira ko ntayo ufite uba wumva bimeze bite iyo nkubwe ko nayo ufite mba nayo ufite sibyo nayo ufite pe sibyo ariko se firate wanjye ko urimo uramura iki mbwira hari cyangwa nkwica si ukubeshya pe yewe narayabuze rwose nayo ufite ngo ngwiki rwose narayabuze nayo ufite yesu we iki ibyo uvuga je ntago rwose njyewe reka ngusobanure uko byagenze firate reka nkubwize ukuri yewe najyanye na ndori mu kabari turanywa tumaze kunywa haje umukire aratubwira ngo ajye kutwereka umushinga ukomeye ubwo dukina akazungu k'ikibiriti ubwo yewe iwarage yewe ndashirirwa njyewe ndamarizwa amafaranga ubwo twigira inama kugira ngo turwane bayadusubize twebwe twari twasinze twaborewe nambaraga dufite ubwo baraza badufata mu mikandara baratubona batujugunya hanze yesu we firate ntugire ikibazo yewe fiyete agomba kujya kwiga muri nyanyazi akiga agakomeza akiga kugira ngo abashe kuzatsinda fiyete ni fiyete nanjye ninjye nese njye biragenda bite none se ko ugomba kwishyura 30 by'amazi wamennye ariko jwandiko naboneye mu isi Igwa nyine baduhaye amezi abiri yo kuba turangije kwishyura fagitire ugomba kubihiga apu amezi abiri ihene zizaba zororotse zabone arabyaye
tuhite twishyura ayo mafaranga ariko Firate umbabarire nkwabarira iki n'amafuti yawe ahubwo reka njye kuziragira Firate kajya kuziragira rwose ariko mana we amugabo we sinjya nkumenyera iyo nkurakariye numva nakwica ariko iyo ngeze imbere bituma seka ziri hafi kimbe nibugitsa akanya gatoya aho ziri buje bura kuva ziri imbere yanjye Ntamwete usigaye warabaye muhigi ko mbona ishyamba warimaze Nyamwete reka namuhigi nimba n'umuhigi aravundura akavundura urutava ariko nge naho muye n'ikibazo ndarindagiye induvu imbuzi zo mu ngo nyine none ndiradiye nigura agacuto ndafingira araye narisomye byagenda none ndabyute mbyute ndaribura zarebiri ndasane tirisi tube ndatuba tuje ugushatse kuvuga ko waruragiye ihene none urazibuze indufu nejo narindagiye ariko ndadibuze ndasatishije hose muri buhuru hose ndarindagira none ndazibuze harimo akantu se ngufashe tuzishaka ndakakudurira ndatakudurira imbere ari Imana ndakatudurira 5 ndagasata ndakawudura ariko rero cyaka kimeze nawe reka mbanze njye gufata agacupa ningaruka nsanga utarazibana ndagufasha irarika buryo ko yari yari kwaye we arimo kuneta ni uje cyari taye irarigabo ryo janaririye iko namwe janje muye nibibazo kandi biratomeye cyane ndawe nari nawe imbuji janje nana nzabure mwisanda imbuji janje bwabuhene ndibwo zabehene noneho rero sinzi tuntu ndebye noneho nandutse indusi janje ndazibura noneho rero ndimo ndagifatisha noneho nose waruziragiye ubundi ziragenda ariko nta mwete n'amafuti yawe ariko namwe ubundi ujuba muzima ejo bundi sibwo wanyoneshereje imyaka inzara ikabigiye kuzanyica kubera ubuhene bwawe none ejo ntabwo wibuka ko aribwo wamenye amazi akirirwa amene ku munsi wose metero kibe zamenetse ntuzibuka nubuka butaranyishyura none ngo ubuze ihene wari usinzira ibiki ribuhangane nawe ngo turahangana nawe turahangana nyine ahubwo wasanga ari wowe wari gabobe wanibiri ihene basabe birabi monyomba ni ihene inoto yitunde wowe inoto wowe nizo ndya wowe wari kubona arunda nubundi bari utubungira urimo urabwo za guhira amafaranga y'amadi ubundi se ntuzayishyura kandi umva n'uturitimba ari togisibe utabibonye ahubwo wari gabowe imbuji janje zirabuka dibuze ndagufundisha narengeye no kugufata ndabizi ko mugenda tumwe ngo babaye umuturi doferi ngo namuri wagutanga nabaye umukoro doferi wewe wari gabowe ushoba kure wari wonazi kware kuko orihaga kujita wirishura amadi yawe nakumenere ejo bundi wowe dufitana amatsinda wowe ndakuza areta agapfa ameze ufata ibyo binyoma wewe binyoma byawe ko bato baratavuga
ndagufundita bari kabo noneho iri shyamba z'inzitane rimeze gutya rinyuramo gute n'ubundi hapfa uwavutse kuko daforoza yanyica sinamutunguka mu maso yetubara 1 2 Ntamwete bite? Inare iramutse. Ntasiramuka ntamwete. Iraherebye. Irabiye. Turi ko muri datuje. Ndeka ruga. Reka ntago impamvu nadatujije. Nabuze imbuzi zanjye nari nziragiye. Niyo mpamvu ubona nadatujije. Dafroza bamubwira ngo iki rero? Aramanika noneho. Aramanika. Dafroza aramanika da. Ariko ntamwete. Urano ntita hari bivuye. Duso tuje kuzirira. Dusubire hari intare. Amwete tuza dore. Nize turayitema. Naho najye ikimbagure muka. Hakuya ngo iriya ntare ijye kunyiri. Ndagenda da foroza abari uyiyicira. Nago nasubirayo. Aya afite umuhoro. Nize turayitema ugira ikibazo. Aya wigira ikibazo. Ayigira ikibazo. Jewe yago hari ahantu. Nago nasubirayo. Umura. Jewe ndagenda da Yamutse yahebebya kumbe burya rimbwa zaba ndeba da bonyaga bagira ubwoba kwisi no mwivu naba binaga ari gusarwa nta mugabo ugira ubwoba uriya mbonye yaruka singizi hene ariko nta mwete ihene ngizi ubuze agiye yirwa turutuhumye ngo bonye ntare Daforoza naziragera hanga. Ahubwo saziseze ntazo ndabona. Zirabo. Yerwe byose ziraza rwose ndabyizeye. Ariko sibi ni ibiki. Banywereye byinshi zizo ziragukoraho. Ziraza rwose. Ziraza ngenda byizeye ko zize. Ahubwo Feri banje biraje nugira ikibazo. Firate. Abatse bandusha kuja neza we. Yango ni agiye kubirira. Firate aravira. Ariroba. Zagira imyaka 200 cyangwa 160 ningomeza kujya neza bihambaye gutya birashobora pe wato ibihabye mu ndumva bitangiye kubabuka ubundi igenzama ngomeze kubijya neza mamara ni imyaka zize niko gaturuka washaka ibite 86 Bajya ngo harimo sera cyitute tomate. Sera cyitute tomate harimo ibirundo. Bajya ngo reba ukaginga bamenyemo. Ngabagabo bagusa barashaza. Nkuko ko baba bariye nabi. Baba bariye nabi. Ubone bagabo bagufiye bariye ni imyaka ni 6 bayigira. Bayige. 6 waravuze muri 75
Hapo wamfiti 175. Ntabwo ujye wowe toroto. Ngaho nimba barije toroto tume turafundura. Gufundura mu cyongereza bagora. Oye, cyane muri ndi bondo tashwe. Baramwe nguyuriye ukojeje kuboko hasi. Ngo burimo kugaburira ngwisi agakubwa n'umurufu akagwarira. Ibyo byaje hano mu akasha byaje mu ibondo. Ya berema. Ati jaho ko nisha kumukondo. Kanje sengeri ni kimwira. Sinjya kujya cyane. Ibi ngibi bitera ingaruka zo mu mubiri. Wagira ngo ndakwitewe. Reka fate mu kagomba nzwashye. Baba kujya rega raga tiki. Sinjye njya ku rugero. Beka matoro. Wagira ngo ni muri Yorudani. Naza kumubara mara. Mwiriwe neza. Karibu. Mwiriwe. Narinzanye tuno dutungo twanyu. Mwiriwe. Ese burya mwari muragiranye? Reka da. Oya ngo tutamubona amaso. Rwose zi. Ndazidinda. Nizo ntoye hariya hirya ngo yazibuze. Rwose murampemba cyane. Uziziritse aho hirya ntacyo turaguhemba. Rwose kandi mpemba cyane rwose dore. Nizo ntoye yari ngo yari yazibuze. Twavuye ati biti n'amabuye. Ngo yazibuze rwose. Ngwino be wicaye uburuhuka. Murakoze rwose. Tukurebere ibihembo. Yego rwose. Undi size ngo. Aho bufashije. Hirya w'icisari. Yego rwose. Nta mwita aracyaryamye. Se nta buryo bose nta mwita araryamye. Aracyaryamye. Ariko akanakumira. Ntamwe ibiryo byari biri mu nkono biri. Baba we. Niko se Firate. Ubu kuva twaswezgurana nawe. Wari wabona agiye mu nkono yawe ngo ndakoze muri niyo kikoko Firate. Ngo surgo wabuje kunyambika. Baba we. Baba we. Sibiri ibiki tuvuge ko hari ubiryase. Ko Fiyete yigendeye mu mujyi akaba atakiri hano. Ninde wabiriye? Firate reka nkubwize ukore. Buri urebye no mu myenge yose y'inzu kuva twaswezgurana nawe tugaswezgurana pe n'imbere y'Imana wari wabona nakoze mumwe jewe ndiha nakunya niha muri mumwe ndakagabuye kandi ntamwe ibintu usigaye wikora. Dore Fiyete yarigendeye kubera amafuti yawe. Ureka nze nkwe. Reka imbeba nazo zagatsindwa. Nishobora kuba zanabiriye. Nizo baba nazo zivane muri ze kibyizana. Uzibatse. Arakomeye kandi.